muteze amatwi radiyo Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba radiyo yanyu yabateguriye umukino witwa ubushorishori bw'ikinyoma, wanditswe na Manishimwe Dieudonné unonotsorwa n'Indamutsa. Benshi mu basore b'iki gihe bumva ko kurongora cyangwa se gukora ubukwe ari nk'aho umuntu avugiye aha, ntibumve ko ubukwe butegurwa bugakorwa. Hari abirarira rero bakereka abakunzi babo yewe n'abantu muri rusange ko nta kibazo bafite, nyamara ari ya mirariro y'umusore atera kwimara. Bashiki bacu rero, twabagira inama yo gukundana mwabanje gushishoza. Nimukurikire ibya Gustave na Muhoza bavugwa muri uyu mukino. Mukecuru murakoze rwose yarahagije. Reka gerageza Gustave, ubusura bo mumwe yayaye. Ndahanyoye rwose. Iki cyansi twarakiguterekeye wowe n'uwo mwana utatuzaniye, kandi nimugoroba turakama n'andi. Urayadusubiza se ngo tuyagire dute? Yanywe kose abanyamugise kubarya duke bagize ngo nkatwe inaha nk'uko kutava ku munwa se. Nuko rero sibyo bamubwiye ngo aza atatuzaniye mu kazana, nayanywe anywa nk'ababiri. Se wamugani Ubu ntureba ko inda ye yumanye n'umugongo, mwana wa ntabwo urya wanyweye aya mata ko. Ntabwo ari ugusonza mama, niryo gara nyine. Naho mu kazana we si ukwanga kumuzana. Sinagusobanurire se ko ku kazi ke nyine bamutunguye bigatuma tutazana. Bahemutse. Nyoko se ntumuza amatsiko y'ishagista. Uriya nyine arumva nta mahoro afite kuva akibonera mu kazana amaso ku maso. Ntuzi ukuntu yari amaze iminsi yarashyushye buri munsi uramukiriye ngo se twereke uwo mugore. None se kunseka wowe si uko sekama? Icyakora koko ndetse uretse kwihagararaho bya kigabo, nanjye numvaga mfite amatsiko yo kumureba. Mwana wahosheje rwose, wakabaye umutegereza mukazana yabonye umwanya. Ariko se ubundi arirabura nkawe, ni inzobe nka nyoko, asate koko ubundi. Umukobwa mwiza rero, ndabizi rwose muzamukunda. Nitumubona ni inzobe nka mama wa mugani wawe, kandi afite ikimero cyiza rero. Mbese sinihangitse, namwe murabyumva. Ahubwo se wabereka amafoto yera byaba ari akarusho. Oya, ntukihangike rwose mwana wa, urenda si shaka umugore mubi. Abakobwa barabuze mu gihugu, ahubwo kuramo urugo mutwereke ayo mafoto twirebere. nyafite aha muri telefone rega. Twereke nyine tuyore. Aha Zuba zuba. niwe ari kumwe tuvanye kureba umupira. Yego di. Aha rero yari yansuye, urabona ko ari akabati ko muri salo yanjye. Mbega umukobwa mwiza we, kora hasha uzi gutoranya mwana. Nyereke di. Reba neza rwose. Ariko rero harabe n'umunyamico. Njya numva ngo abanyamujyi bakunze kuba ari ikimero gusa. Nawe imico ari nta kigenda mwana wa, uba warizondetse. Oya ntungaye papa, ngenze gutoranya. N'imico ye rwose narayitegereje pe, nsanga rwose ari nta makemwa. Nuko nuko. Erega mwigira amatsiko menshi, si ukwezi guca muze hanyuma gutaha nyine nkamubereka amaso ku maso. Yewe sinigeze arota mubonye, niba nzamuyoragura nte? Nukuri ndumva mpise nikundira umwana wanjye. Ariko gihe hari icyo ntarumva neza Gustave, hajya batubwiye ngo ubukwe n'ibyari. Ego mana, ariko nawe ushaje imburagihe sekama. Niyatubwiye ko ari mu gutaha, n'aka kanya ntiyamaze kubisubiramo. Ego ni mu kwezi kumwe rwose gucamo, ni mu gutaha rwose. Ese murumva byashoboka Gustave nawe dativa koko? Kubera ikibazo ikibonye ni iki? Njye ndabona twaba tubigize vuba cyane. None se reba amasaka ntareba, uru rutoki ijya mureba in'inyano misa, urumva nta gitoki wabonamo rwose pe. Nticyarimo cyendaga gukomera nturutse kukigurisha njya kwishyura agasana umurima we nkodesha. Ubwo se urumva ubwo bukwe twabukora dute koko? yewe koko nije mwana wa, reka habanze hake
aya masaka yeri iki buriya wabona n'iyi myanya iri mu rutoki izaba imaze gukomera maze tugukorera ubukwe nyabukwe nk'umwana wacu w'imfura sibyo ariko muransekeje rwose nimuhumure rwose muzehe ibyo nta kibazo kirimo ubukwe bwanjye nta rigage nta n'inzagwa nshakamo ibyo rero ntibibahangayike ntimwongere kugira impungenge ibyo kunywa n'ibyo kurya rwose nzabyimenyera byose ariko se koko ko yatubwiye ko bizabera mu mujyi hari umunyamujyi umwe ibigage cyangwa inzagwa nzamukura ubwo si ukuzatanga amabyeri n'amafanta byonyine ibyo rwose wabimenye ariko ubukwe n'abantu mujya mubyibuka nabyo urumva none se ubu ninde ndi bubwire ngo dufite ubukwe mu kwezi gutaha nshakira intwererana akayimbonera koko tutabeshyanye mu mbwire ukwezi kumwe koko ariko se ubundi wirukanswa n'iki wakwitonze mwana wanjye ariko se ushaka kumindura amatariki papa nuko mbona bidashoboka ngo abantu ntibazabitwerera none se nigeze nkubwira ko nshaka intwererano z'abo baturage umva ibintu ngiye narabyikoreye byose icyo mwebwe musabwa ni ukuza mu bukwe nta kindi ariko muzehe niba koko ari ugusaza niba ari ako gacupa nakuguriye gatangiye kukugeramo iki sinzi kuko ndabona gusa utari kumva ibyo nkubwira utanyuka shabiza utanyuka rwose icupa rimwe niryo ushaka kunyurira mu aka kanya ndasinze sha niba nanjye ibyo nkubwira ni uko biri kose dukeneye abantu udashaka kubyumva uhaguruke utahe tutaravugana nabi urumva nyabuna nimusigeho bitaba bibi kandi twaganiraga byaba umunezero dore mwana wawe icyo avuga aragira ati nubwo ibyo byose wabitunganyije ariko natwe dukeneye gutumira ba nyogosenge ba nyokorome na ba nyokowanyu none se gutumira abantu byatwara ukwezi mama ubu kaze bizakumarira iki sha yego ntibyatwara ukwezi ariko wibuke ko umuntu afata n'umwanya wo kumesa akambaro k'urubanza mwa ntabwo ubizi utagafite akajya kugatira ikindi kandi wibuke ko ubukwe buzabera mu mujyi urumva ko abazaza bagomba no kwitegura bagashaka amatike mwihore ndabona atabyumva ese waje ryari muvuga maze kandi urabona ntabwo ari neza akazana kandi kuko igikoni cye uzi ko niba ari ibyo bazaza bakanyibati kandi mpari ubona ngo ufungure ku gipangu sinkumve ugere n'ubwo ufungura mu nzu sinkumve koko bibaho mama cyane nk'uwo mukozi atanahariho n'irungu riba ryakwishe ceceka nabivuga urabivuga se urabizi wa mwana we uzi guhinga mu gitondo uri aho ntawe kuvugisha ntawe kwakura ntawe ugira ati ubu naragowe ariko si ubundi wowe kuje mu gikoni uburya mukavuka sinari igiye guhisha mu kanya gato cyangwa ntibuka ko ejo ufite urugendo rumwe rwo kujya mu cyaro na Gustave se yego nyine ese nakubwiye oya reka twarabyibuye ntitukigiyeyo ngo ntukigize gute ntitukigiyeyo wa mukobwa we warasaze ubwo se ukumva warongorwa n'abasore utazi wabo utazi se utazi nyina utazi baramukazi wawe koko none se ko Gustave yambwiye ko ngo ejo bazaba badahari ngo hari nyina wabo uzaba wahawe amasakaramentu yo kugarukira Imana kandi ngo bose bazaba bagiyeyo urumva se twakurirwa tujye gukora iki kandi mabukwe na data bukwe nta n'umwe uzaba uhari aha yewe ibyawe n'umugabo wawe ndumva bitoroshye da ubwo se abo babyeyi bo ni ukuvuga ko batagiye muri ibyo birori uwo murumuna we ntabwo yahabwa amasakaramentu ese ubu ntabwo mwari mwarabateguje kuva mbere hose ngo babe bari bazi ko muzaza kubasura nanjye aho niho hanyobeye kuko numvise iyo gahunda y'amasakaramentu atari gahunda ikomeye ari guhindura iyo twahanye kera gusa nanone sinamenye igihe Gustave yabibabwiriye uhasanga yari batunguje kuko buriya ni umuntu utajya ugira ukuri kuzuye wavuze ko ari nari kubika ngo hera ko ari uko mbona iki kintu utagira ngo mugikwahira umugabo ubundi ugira ngo umushira amakenga nawe ibaze nk'ayo mahano ugiye gukora ndebere ni ukuri ugiye gutaha ahantu batakuzi batarakumva batarakubona buryo umugabo utagira ababyeyi
ariko ibyo nta kibazo mama igikomeye ahubwo none se ko byanze nyine umugabo apfa kuba nkunda niko cyane ko ntazajya gutura mu cyaro muzaturana nabo usibye ko Gustave yanambwiye ngo bandebye ku mafoto barankunda cyane mama ubwo rwose ubanza azananterura ntiduhura ahubwo mama nakwibutsa marume dore amatariki aregereje akazasaba konje ku munsi w'ubukwe bwanjye ahubwo se sinumvise ngo yasubiye hanze umenya atakiri mu Rwanda kandi noneho n'aya modoka ngo yarayijyanye yababa we ubwo se twazagenda n'iki koko irene narayizeye none ngiye kuzagenda mu kamodoka kagakodesha nyogoko ese umubasiganwa n'ikigo ko nta butumire muratanga hahindura ukwezi ibintu bikabanza bikajya mu buryo nuko mama ubwo ntiwambaza gutyo koko wirengagije ko imaze kugira amezi 5 ubu se ninguma kwicisha hirya no hino ikabanza ikabanyarwege bose bakayibona niho nzagenda cyangwa nzareke mbanze nibyarire hano niho nzaba nguhesheje ishema biba byandenzeho umuhoza mwana wanjye urumva se nashima ko usharira ahangaha nyine cyane ko n'umugabo wawe yemera kugutwara akabimenye se nyine abandi barazibatera bakabanikaho cyangwa bakanabihakana none umuntu umeze ntegereze marume ngo ndashaka kugenda mu modoka ahenze nzagenda muzaboneka yose n'ubundi cyangombwa yuko izantwara ibyo uvuga ndakumva rwose n'ubu ahubwo se ko twebwe twagendaga n'amaguru baturiye inyuma n'akagoma baturimbira umva twaraburaga kugerayo umvagira vuba Ciwana dore agiye kugera hano uzi ko mu kanya mpamagaye ngo ahagaze ku cyapa ahubwo se ya furashi iriho indirimbo za kera irihe ko muzabona yishyize ngo nyigusigire niriho ka karirimbo ngo muhoza wanjye wandutiye bose niba uyibuze yereke mani uciye ubwoko ndaturangiza mbonye ngiye ndayibonye rwose uva muri ayo rero gira uciye rwose adasanga ukiri hano ahubwo kweze ndaho aya mafoto ya shiri wawe twibagiwe kuyamanura amafoto ya shiri wanjye se amafoto se urayamanurira iki kandi hari icyo gutwaye ubusize yaramuzeho mani yaragukozeho cyagiye muhoza yaje kunsura ntuzi ko yayabonye akabigira intambara ngo ngombe kumubwira nyine undi mukobwa amanikira amafoto mu cyumba cyanjye nako cyawe kuko cyagiye yarakurabye buto hajya mubeshya iki ngo wose kongera umubeshyi kuko aya mafoto usuka kubeshya rwose arandushya kuyamanika umva mani nakongera kumubeshya iki se nyine kuze kubashize namubwiye ko bakwirukanye mu nzu nkaba nabaye ngucumbikiye ariyo mpamvu yabonaga nyine amafoto ya sheri wawe none azi ko wagiye tutakibana ubwo se urumva nabeshya ikigo ko musaza yewe ariko urumva ukuntu uba wasubije ku mugore wawe wamureze uyu duhuye aba azi ko ntagira ahomba kandi umugabo ari we ari we musembereza reka ubwo mbe nyamanura atagira hano rwose ariko nawe umfasha rwose kuyamanura dore washyizemo menshi ni n'iriya myenda yawe iriya myenda yawe rwose yimanure rwose urebe ahandi hantu wibitse rwose turahamanika iyanjye ibyo imyenda byo byibagirwa imana ntabwo nayimanura rwose ariko se ubwo urajya ariko reba iyo myenda yose iri kuri pote mato kandi noneho imyinshi nateye ipasi none ngo njye kuyifunyarika muri varisi wapi kabisa ntabwo nyimanura wirakara mani kwizigama ntari iby'imyenda ntabyitaho cyane kandi iyo nashaka rwose nanamubwira ko yose ari iyanjye si ibyo se ari uko nyine ukunda kuyintira soko ahubwo mbekera kariya gatambaro ka sheri wawe na kariya gakoti ke rwose bibika bitambara iyi yose hari uwo utarajyana ku mutereta n'ubundi rega zi ko ariya niyo uhora ahubwo ukajya gusanga hano ku isi wasanga iyo moto ari wizanye rero bisa kazishyiriho wa mugani ukamenya ugomba kuzaza ugasubiza ibyo bintu ku murongo cyangwa utaha nzakora wiziye karijya ntagiye
ntibite kwize sawa mo amakuru se ko dusoye bwije ubuse saa cyenda babwije kwize ese sheri waje wigumira ku muryango ndakwizera yabe Gesta reka rero ngewe mbacitse yego ubwo turi kumwe kuri izo gahunda hano ubwo turi kumwe musaza nimba nazicamo ubwo nzakurabura reka niba sheri mbese sheri mbese kugeza rero numva kwizera musa n'abatumvikana ko azakuvamo reka kwizera se twafite isheri nyine ni ibijyanye n'ikirakara arimo ambwira ngo muteretere muri iyi minsi ngo afite ubukene atakibonye rwose yaseba aha ibijyanye na kwizera sinabyishoborera ahubwo nawe nje ngo turebere hamwe mwitegura igeze ibyo se iby'imyiteguro nta kibazo rwose bigejeje kure pe ahubwo reka mbanze twihera agafanta zirika inyota nyine tube twiganirira ndetse muri amazi niba hari ko ari numva ashaka bakareka iby'amazi wanjye kwandikana urakoze ariko nta nubwo mfite umwanya munini gusa ngo nkubwire ko ngewe asa naho imyiteguro igeze kure nubwo nyine hari ikigoye nuko nanjye ariko ni uko ndumva mbese urubyi kabese ibintu byose biri ku murongo nubwo hari udufaranga dukeya nkibura ariko rwose nta kigoye niba hari make ufite uyansigiye ntacyo ngewe ntayo mfite pe kuko ndimo kugura ibintu byinshi ahubwo wowe n'umusigaje dukeya ushaka wamfasha kuko papa yadutereranye nigena mama twenyine ubu nta kintu arimo adufasha ntwegere mpungenge sheri mfa kuba ngukunda rwose nawe unkunda uzagura ibyo ushoboye ibindi nanjye nzabigura ubisange haka cyangwa tuzabe tunabigura nyuma icyangombwa ko ari urukundo ariko hari ikintu nibagiye kukubwira sheri papa neza neza yarahiye umwana mutaboneka ngo n'ubukwe buzahagarare none se urumva ngewe nashimishwa no gutwara umukobwa ntakoye niko muhoza wanjye humura rwose urabona ko amafaranga nsa n'uwayashyize mu yindi mishinga sinakubwiye gukunda urugo nahabuze ishyamba rya 3 miliyoni ubu ndimo ndabajisha imbaho ndabizi warabimbwiye nuko rero imbaho zitinze kuza rwose nizigera hano nta bindi naho ubundi rwose sinkwara uvuga urumva nayibura koko genda ubwire muzehe uti humura ni vuba cyane rwose we nanjye sinavugaga ko wayibura ahubwo nyine nuko papa yatubwiye ngo utarazi iyo gahunda z'ubukwe bwacu ngo ntazirimo ngo tuzabage twifashe abasore ubu barabazi ibintu nk'ibyo mbese kandi gu sinaguhisha ko mba numva papa ameze nk'ushaka amafaranga menshi ibyo bigira ikibazo rwose sheri cyangwa reka nkwereke ejo cyangwa ejo bundi nzaza mu rugo muzehe hari tubyumvikaneho wiyemeje kuvugira ukuri akamagana akarengane ariko ko hari amakuru ushaka gutanga kuri ruswa ubu nayatanga nte ntuzi se ko kuri Transparency International Rwanda ushobora kuboherereza mesaje cyangwa ukabahamagara ku buntu nimero ni 2641 hari n'urubuga rwa interinete www.ifatetirwanda.org nta buryo se nakoresha WhatsApp kugira ngo mbahe n'ibimenyetso nk'inyandiko amajwi cyangwa amafoto ibyo gusa ohereza kuri iyi nimero 0788 30 95 83
niba kandi wifuza kugeza ikibazo cya ruswa cyangwa akarengane kuri Transparency International Rwanda ushobora kujya ku biro byayo. Icyiciro gikuru kiri mu mujyi wa Kigali ku muhanda munini Remera Sonatube hafi ya Grand Legacy Hotel ahateganye na station Mount Mary. Transparency International Rwanda ifite amashami mu ntara zose. Iburasirazuba ibiro byayo biri i Kayonza hafi ya KCB haruguru ya station kwa Murundi mu nyubako Saham ikoreramo. Iburengerazuba ni Rubavu na Rusizi. Rubavu ni iruhande rw'isoko mu nyubako Urwego Opportunity Bank ikoreramo, naho i Rusizi ni imbere ya RSSB na Rwanda Revenue Authority. Mu majyepfo ni haruguru y'umuhanda ugana kuri kaminuza urenze Hotel Credo ahahoze mitiweli ya kaminuza. Naho mu majyaruguru ikorera i Musanze hafi y'isoko ry'ibiribwa mu nzu y'ubucuruzi y'Itorero Anglikani muri etaje ya mbere mu muryango wa 3. rwayo nk'uko bukuri bivuga mu izina ry'abaturage umunzani utangira ikinyoma umuti kandi akarita wicara no gutunga amakuru se yego bakoreka dore ntiyakira akagateye n'ubundi ngewe ubwo mbonye tubiringiye guhita rigenda. niba ushaka guma wiyicarire nanjye sintinda cyane. nciye hano nyine kuri farumasi ngo ndebe ko Salvatore hari nyine mutera injuga. izo njuga zawe rwose aya ni mafaranga mfite yo kuguha pe nayo no kugurije yose n'uyama azashima Imana. si ibyo ariko ubwo ari amafaranga aje kukuguza Salvatore. ariko uzi ko mugiye kuzambonamo akanyamadeni neza neza. ubwo twahangije gukubonamo gutya none se ko waduhabuye ngewe iyo duhuye ukambwira ngo washaka umutima uhita umvamo neza ukansimbuka neza pe. nkibaza aho ngiye gukura amafaranga yo kuguha noneho ngacanganyikirwa pe. uzi ko umuntu aturutse hirya atatuzi yagira ngo neza narabazengereje. gusa Salvatore narenje ko kwaka akamodoka musaza. imodoka iyi modoka ariko ntabwo nyishaka nonaha ndayishaka ejo nkazajya kureba data wo kunyivimviriyemo n'ibyo byatanye. uzambwira ko wishimye iyo ukwigize ku bihagiro byawe ushuka mbeshyeri kuko umwiyemeje neza neza ugomba kurongora umuhozi. ikibazo kiri ku kirumvaga ko wakubeshya byose ndetse muhoza ni igitangaza ku buryo nta murongo uri kujya mumbarize rwose mumbarize ubuse gisitava muziki usubize rwose si umusore w'imboga cyangwa wagize ngo niwe w'akazi. none se gisitava mu by'ukuri ubu wiyemeje kurongora ufite iki ese mbere na mbere uzarongorera tukayari rwose muri kariya kumba kawe karagana kuri iyo none se inzu ni iki urari icyo iririye gutyo. ubu se nintereta kwizera nkamwaka iriya nzu ye akayintiza umunsi w'ubukwe bakadutwikururira nibuke nkamubwira ntitujye iwanjye azaba acyanze. ariko se gisitava wenda tuve no ku nzu uvuze gutyo ubwo nakumvise nako wabipanze. ubwo se niba ucyamuvuye iwanjye ukamujyana muri ka karuri kawe ibintu muzabishyira ese muzaryamaye ko nta n'igitanda ugira nibura ngo muzajya mubisesekamo hasi dusubize rwose. uretse se n'agatanda akamubwira ko arakagira yegora ahubwo ukabona uko agasandwich kazi ukuntu kameze kasharitse. ariko se rwose matora niyirongora umva mbese ubu se wa muhanzi yavuze ngo iki ntakubwira ati niba mukunze mujyane no hasi araharyana. byari kera we ngo amazu ngo ibitanda ngo sigiwe matora ibyo se ni ibiki muba muza ibintu ari ibishaka uti niba umukunze mujyana yego nzambare none se gisitava ngiye kukubaza kandi ntumbeshye ngewe urabizi ko tuziranye ariko muhoza uramukunze cyangwa ukunze ibye n'iby'iwawe. umusaza yakoze umunsi eshanu ibona umwana w'umugabo ufite zo utwara imodoka y'ikigo cya leta ntari wiki erega mumenye ko urukundo rugira icyo rukurikiza.
none se ubundi wakunda umuntu nta kintu na kimwe umukundiye maze urugero wese rero ushobora gukunda umukobwa umukundiye ubwiza bwe kwizera akamukunda amukundiye imico ye njyewe wanjye nkagukundira ko ari umukozi hari n'icyo yigejejeho ese ujya kureba ibyo abandi bigejejeho wabanje ukirebaho gusa si ibyo wewe wigejejeho wadusubiza akantu k'umutungo waratira abandi bahungu ufite n'agake katubwire ariko mwemera ko umutungo wa mbere ari abantu kurusha ibintu ubu niba muhoza antwitiye umwana na nyina nkaba ngiye kumwibikaho yego ubwo indi mitungo mu nkangisha irenze umugore n'umwana niyihe naho wowe ngo uzarangwa no kwagwije amafaranga ese amafaranga agwiriye nangahe mbwira koko Silvato koko ndumva ntisava afite ukuri isi koko nkawe Silvato ufite amafaranga ukaba ufite imodoka yewe ukaba ufite n'ikibanza isaha ku isaha wakubaka ubuzwa n'ikigongo Gustave ntabwo ukosa uriya uri mu mandazi gusa sente mwisiganwa ntabwo nanjye nsanga ndonze n'ikigero yariwe ese ubundi mubaze Gustave mbona si uko asa n'ufunga umutwe buriya yamuciye aho ngaho yinjira hano se oya ni jyewe genda iwaro zeri yayitanga ahubwo ewe koze Gustave uratanga inkwano kandi ngira ngo ubukwe ni mu kwezi gutaha bwari ryarise ndaceka shamwa abasore icyo nicyo kizamini cya nyuma afite niyo mpamvu nyine naje kugura akamodoka nzajya nyine gutera inzoga data bukwe nifunze rwose ariko icyo ni igitsinda mwa basaza nkabona data bukuri hariya rwose ndazimufatishije wana tayari muhoza zaba bayo wanjye bidasubirwaho reka nemere wenda ko icyo giciye none si ibindi birimo sare imodoka na bya bindi byose twavugaga warabimenya Gustave ariko ntimwibuka ko ku cyumweru hari inama y'ubukwe ibyo byose niho bizavugirwa kandi nizeye ko bizaboneka abantu bose twiganye nabakozeho abarimu banyigishije bose narabatumiye abantu bose twagiye duhurira mu biraka nta n'umwe nasize kandi muhoza na nyina ubu nyine wibuke ko baticaye ubusa cyangwa umusaza azane arinda abyarira iwabo niho rubanda iboti cyakoze abatsinze cy'umutwe n'icy'agatsinzi hanyuma wigira yose uri ku itufu yuko muhoza atwite kandi adashaka kuzamura yicarisha kuko ibintu urimo sinzi ko byari kuzabwira rwose iyo muhoza aza kuba nta puresha afite ndakuraho iki ese ko mbona akamana akomeza gutinda kandi nawe namubwiye nazinduke abo ntiyibagiwe bahubwo utume w'umwana se reka da niho ngiye nsanze ntawe uriyo umugore warambwiye ngo ndamusanga hano kwa mukuru we nzi ko musanga hano ahubwo none se we hari uwo ureba hano niko dati karameze kamana hari uwageze hano reka nabyukiye aha ariko ntawe ndaca ibyera rwose kawe ariko si ubwo ari kamana ntihaba hari uwamusimbukanye kumugurira akaritiro aho nta kibeshya dati mwene mama ndamuzi ahuye n'umusomya gake ntaba akinibutse ko yari afite gahunda suko reka tube tumutegereje n'ubundi ndabona na mukamana ataragera ino wabona habuze imodoka akaza n'amaguru nacyo birashoboka naho rero televiziyo mwana wa mama si n'ikindi rwose nabatumirijeho nako dativa nabanza guhe ubwo butumire usome wumve akira terezi akira reka nsome n'amatungo bihabwa na so ariko umugore mwiza umuhabwa n'uwiteka ni ukuri ni ukuri nibyo rwose imiryango ya murekezi ifatanyije
ya mwene mama n'iya Sekamana yishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo aribo Muhoza na Gustave buzaba ndabibonye gusaba no gukwa mu murenge ntacyo ni Kigali oya gusezerana imbere y'Imana muri mu rusengero rwitwa gugi shurushato shaki shafo reka nuko igikuru nabonye ahubwo buzabe naho ibindi iyo ndabona nsoma simbishobora ngayo nguko nawe ndorera niko dore ubu kandi ubu ni ubutumire bwaje igicuku cyose none ndi kwibaza nese ndagenda no ku muntu ngo akira ubutumire uzantwerere ndabwihorera yewe ndabwihorera ngende mbabwire mu magambo ndabigenza ne koko kubigorera reka nta mu magambo ugenda uzibahe abazagutwerera bazagutwerere abatazabishaka bazabyihorera ariko urabona ubu butumire twabwihorera tukabugumana ukumva byaba bitumariye iki koko ni ikibazo rero iminsi yagiye pe ubu se aho umuntu butumire bwo mu cyumweru gitaha si ukumugerageza koko ese ubundi iyo muza kuba mwarabatumiye mbere noneho wenda ubu mukaba mubashyiriye ubu butumire ariko bari basanzwe babizi tubabwira se twari tuzi umunsi Teresi nawe ra dore uwo muhungu yaraje hambere ati mfite ubukwe mu kwezi gutaha ese uzarungura uwahe mwana wa ati n'uwo mu mujyi nuko yavuze ese ko nyine nta kuntu mpagaze warindiriye amasaka akaboneka umuhungu atashwiga ati nta masaka nkeneye ati nta gitoki ntacyo nzababaza na gito nanjye ndi n'ay'ubwana ubukorega ni abantu burya nawe naribwiraga ninamara kumpa ubutumire nzagenda mpfe kuruta nitwerereze sinari kubura na duke burya ubusa buruta ubusa nuko ntegereza ko ambwira itariki ndaheba ubutumire bwangezeho muri iri joro niho namenya ayo matariki ese ubwo mwandenganya urabizi Sekama niba ari uko bimeze wihangayika uriya Gisitave yabonye nta bintu bya hano mu cyaro azakenera nigeze kujya mu bukwe bw'amana wanjye Kigali ndireba njye n'amaso yanjye ibi mbabwira narabibonye nta kigage wahabona nta rwagwa nta mutobe ubwo ni ubukwe nyabaki ni amafanta gusa ubundi bakazana utundi tuntu turyohera nk'ubuki bakatumanyagura tugahinduka nk'ukarisitiya n'umwe kwa padiri bakagenda batumanyagura ubundi bakagenda badupfunyika kamwe bakagashyira muri mushwari baguhereza ibyo ni ibiki ngo mu muswari uw'abasindi sinarya akantu kari mu muswari ntibishoboka wakarya da kuba ukiri mushyashya se ntawe urawimiza wabuzwa n'iki kukarya ikimyira cyonyine cyagutera iseseme we ntabwo baba bagakoresha ariko numvise abakira batakita umushwari ahubwo wibagiwe izina ryakoma ahubwo bakita kanumvise serivata ntabwo mbyibuka neza ariko niba ari seriviyata ariko iri ni ishanura ntabwo mbyibuka neza iri si ishanura muzi yuko nta nama y'abagore koko gute se ubu ndababaza ntese turabigenza dute ko iminsi dufashe naho mwebwe mutangiye kwivugira ibyo muzarya n'ibyo muzanywa tutaranamara kumenya n'uko tuzagenda nababwiraga iby'i Kigali cyamubonye ariko se muze ko umwana yatubwiye ko byose azabyimenyera ikiguhangayitse n'iki koko bimenya genda ushyire inshuti zacu ubutumire ubabwire ko icyo basabwa ari ukwitegura abamesa bakajya kumesa abatira bagatira ubundi kuwa gatandatu bakazindukira hano baje gutegereza amamodoka azaza kudutwara ikindi ni irahira ko tutazase oya nanjye niko mbyumva Sekama kwigumya kwishyushya umutwe ku busa Gisitave hari ibintu byose yamaze kubishyira mu buryo niyo mpamvu ubona nta kintu tuvugisha rwose mubizi muteze ahubwo impungenge nto nagira ni ukureba uko twe tuzigenza ku bantu bazazindukira hano ndetse na nijoro tugarutse ese dushatse ibiro 10 cy'amasaka byaburamo ijerekani ebyiri z'ikigage tuzaha abantu mu gitondo kuvuga mu gitondo gusa ntuvuge dutashye ko abantu baza batuye kurusha ipasi ariko ubwo abantu bazaba biriwe banywa amabyera abandi amafanta bazaba bafite inyota koko batayigira se cyangwa se
twamubwira Gustave ko nta kintu twasize mu rugo akazaduha za byeri zo gutahana twagera hano tukazibaha nuko azaduha za byeri na twa tuntu turyohera nta kindi kibazo kuri none se sha uremera ko wakosheje ukanshukira umwana ukamutera inda rwose ikosa ndaryemera muzehe nibyo rwose twarakosheje ariko ni nayo mpamvu nyine ndi gukora ibishoboka byose ngo mutware tutarishyira hanze ibyo urimo gukora se ibyo numva ngo ukora ibishoboka byose ko ntabibona ni ibiki imyiteguro yo gukora ko tuyigeze kure ariko akazakumiro koko mwigeze kure se warampwereye cyangwa wagize ngo muhoza nagira umuryango wamureze sha oya muhoza simfubye muzehe kubizi ndabizi rwose yararizwe kandi nanjye nararizwe niyo mpamvu nyine narinje ngo tuvugane ko icyo kibazo cy'inkwano tugikemure nacyo kive mu nzira dore nacyo gisigaye gusa nuko sha burya uri umuntu w'umugabo sha hanyuma se uje yazanye mu modoka cyangwa ni sheke sha oya aka kanya ntabwo nyazanye ariko nyine narinje ngo tubanze twumvikane umubare noneho mbone kujya kuyashaka ngo iki umva kandi igihe cyo nanga nicyo ngicyo sinkunda umwana unkinisha ngewe murekeze mwene nzira abatinya ujye kuyashaka ubu se ugejeje iki gihe nta mpano ufite kandi ngo ubukwe bwanyu ngo buri ejo bundi wumva ko uzajyana umugeni w'ubuntu se uzaza gutenda uzabigenza ute ubanza mwanyumvise nabi muzehe sinumvishe ibyo uvuze se ntabwo navuze ko amafaranga ntayafite ahubwo nakubwiye nyine ko aka kanya ntayayitwaje kuko tutarumvikana umubare wayo ahubwo reka tuyaganireho nyine twe gutinda none se muzehe ntangahe ariko sha kuko numva ubaza ngo nangahe nkubaza ikiro cy'isukari umukobwa wanjye ni umunyu mumbabarire nyine buriya hari igihe imvugo nyine ikoshesha umuntu inkwano mushaka zingana gute ariko koko numva urimo kwigira nk'utaba muri uyu mujyi ubu se n'umugabo ki utazi inkwano batanga uko ziba zingana tangayo ufite ufite angahe ayo sinayatangayo mfite ni menshi cyane muzehe kandi yose rwose ntiyaba inkwano kuko nyuma y'ubukwe ubuzima burakomeza ahubwo mwebwe nimumbwire ayo mukwiriye ariko ko numva wiyicisha hirya no hino bite byawe ngaho uzana miliyoni miliyoni iravuze miliyoni ni nini rwose ni nini gabanya rwose iki miliyoni se niki muri iki gihe ko umukobwa wanjye yize amashuri cyangwa wirengagije ko ari n'umugangakazi kandi akaba azi n'ubwenge wagize ngo buri ejo ntiyabona n'andi mahirwe yo kujya kwiga se akajya kwiga hanze iyo ngiye akaminuza birenzeho ndabyumva cyane muzehe none ariko nanjye narizi ubwo rero ayo mafaranga rwose ni menshi cyakoze ndabaha 500 ngo iki 500 ariko none nta soni ayo se yavamo n'ibirongoranwa nibuza ayo yavamo ibirongoranwa amake ya nyuma ni 800 ataboneka ukabyihorera n'ibyo nta bindi amafaranga rwose ya nyuma nakongeraho ni 100 nkabaha 600 atarayo ntayo nabona rwose ngaho uhaguruka witahire nakubwiye ngo 800 atabonetse nta kintu mvugana nawe bikabye rwose muzehe widusenyera rwose twubakire nk'umubyeyi wacu none se ubu washimishwa nuko nagukwera neza kandi ejo tukaza gusabiriza hano mwana wase ndabona umuntu mvana ku izima nkawe ngaho shyiraho 100 gusa byibuze bibe 700 n'ubundi umwana wawe ntiwabona uko umugira rwose nta kibazo reka twe ku ruhande 700 rwose nzayaguha pe ariko nyine iki muri iyi minsi nasatuje imbaho mu cyaro ziri nko muri za miliyoni 3 none ngo imihanda yaratengutse nyine imodoka zabuze aho zica none rero muzehe nk'uko n'ubundi mutanguye rwose muranyihanganira nzayabaha nyuma y'ubukwe
maze kugurisha izo mbaho. yampaye inka zirabatinye dutaramiye mu gitero. Nyamara nibyo rwose muzirikisha. Ngo nyuma y'iki menya mwagize ibihe byiza ye kuko mumaranye akanya katari gato. Gusa munyihanganire ndabarogoye ariko nari mbazaniye icyo kunywa ngo mugume muganira munica akanyota. Yego urakoze, twaganiriye byiza cyane rwose. Ahubwo tereka aho ngaho usohoke ngo umenganire na muzehe sheri. Sigura ufunguzo turaza kwifunga. arasohoka ajya he arasohoka ajya he? Icara aho ngaho wumva ibitekerezo by'uwo mugabo wawe muho. Icara. Ubu se ndumvira ndeke kuko mana yanjye. Sheri, niba unyubaha nk'umugabo wawe ngusabye ngo duha akangiye na muzehe tugume tuganire ku by'abagabo. Muhoza Karame papa. njyewe singusaba. Niba wemera ko ndi so, ndategetse ngo icara hano wumve ibiganiro bya so n'iby'uyu mugabo wawe. reka mu gihe tugitegereje abandi basabe twe twamaze kuhagera tube twigiye hino duse n'abakunda umuziki kandi tunegerane kugira ngo uzajya atanga igitekerezo ubashe kumwumva neza. Murakoze cyane. Noneho rero nk'uko twabivuze murabona ko abantu batitabiriye ku buryo bukwiriye kandi ntitwataha ntacyo dukoze ngo nuko n'abandi bataje. Murabizi ubukwe bwo nta n'iminsi 3 bushigaje. Nta nubwo twaguma gutegereza abantu tutazi igihe bari buzire, ahubwo ndumva bamaze kugera aha ngaha twaba dutangiye. Noneho abandi nabo bari bugende baza bagafatiraho tuza kuba tugejeje. Mwe murabyumva mute mwebwe? Ibintu nuko bigomba kumera rwose. Ese nyine twagomba gutegereza umuntu utaraza tubwiye n'ikibundi ko ari buze. Nibyo rwose. Ahubwo tudatunze cyane ndumva ngiye rwose mwatubwira uko ibintu bimeze n'icyo mudukenewe nk'abaje hano mu nama. Hari ibyo nzi nk'umuvandimwe wa Gustave wacu, ariko hari n'ibyo ntazi. Icyiza rero kugira ngo ntaza kubivanga, reka twemerere Gustave aza tugezeho lisite bitaratungana, noneho turebe uko twishakamo ubushobozi bw'inshuti n'abavandimwe bigakorwa. Murakoze. Mbere na mbere mbanje kubashimira mwebwe ababashije kwitabira inama y'ubukwe bwanjye, kuko muri bake muri benshi natumiye ariko bakaba bataje. Icyo munsabye rero kubagezaho ni urutonde rw'utubazo duke tutarakemuka. Kandi reba ahantu nabyanditse ndabona mpabonye. Urebye mbese ntabwo ari ibintu byinshi bibura, ariko nanone ntitwavuga ko ari biki cyane. Urugero aracyabura nk'imodoka yaba mbese y'abageni n'izizajya gufata umuryango mu cyaro, fanta zo mu gukwa, iza resebusiyo no gutwikura, imyenda y'abasore bazanyambarira, sare, mbese urebye n'inkwano ntiraboneka. Mureke dutuze ye, murekere aho kuganira mu matsinda duhuze ikiganiro. Murabyumvise ibibura kuko ntawavuga ko ari ibintu bike. Icyo mbona cyo ubu ni urugamba tugiye kurwana. Byongeye kandi abantu twahamagaye hano ni inshuti n'abavandimwe ba Gustave. Icyo nsaba rero ni iki: niba koko turi inshuti nyashuti, abandi bakaba ari abavandimwe nyabavandimwe, reka turwanire ishyaka mugenzi wacu nk'abirwanirira. Imbaraga zose ufite, ubushobozi bwose ufite witangira utizigama. Ndabona nta kundi byagenda. Ufite icyo yazanye aragisiga, ariko n'utakitwaje icyo kuri uriya musore, uriya wambaye ishati y'ubururu mwandikire ku buryo azakizana bitarenze. Hanyuma se Gustave, ubona ko izina atayinamo gasohoka agiye, nanjye simbizi. Ahubwo ndabona nyandikiye SMS ati iki ngo njyewe nawe ngo nidusohoke hanze tubwire. Reka tugende tujye kumva icyo dushakira. Niko mwabasore, iyi gahunda murayibona mute? Ubu murabona turi mu biki kweli?
humura rwose ibintu biragenda neza ahubwo wowe komeza nyine ubajijishe kuriya nyine numvise rwose unabishoboye ubundi nyine ugira ukwizera nk'uko muzehe wawe yabikwize ariko nanjye numvise ibintu bikaze gisita ukara gusa sinari nzi ko ari kuri iyo uhagaze rwose cyakoze wenda imodoka izagutwara n'umugeni iyo nzayiguha wawu ntiwumva se ntiwumva ko birimo biza buriya no muri sare barimo barabindundiraho turasanga ahubwo byose byabonetse ariko se wabaye utegisita ubu se kubonye imodoka izagutwara wowe n'umugeni izizatwara umuryango zazivana ikibazo amafantasi sare se cyangwa ubukwe bwo nabwo uzabuzana mu kabari nk'uko twahazanye nawe imyenda se kamera n'inkwano ari inkwano koko ashagisita ngewe nkubwisha ukuri hari ikintu mbona cyaba nk'umuti w'ibi bibazo byawe yego shaka ugatinda kumbwira aho nakura amafaranga koko niko mbwira rwose kabisa igishoboka cyose rwose nagikora ariko nkemura ibibazo ifaranga umva reka nkubwire gisita ndumva iby'uko wabivamo ugeze ngo kikwizere buvemo wowe nitari inshuti magara koko ni wowe ungiriye inama nk'iyo koko ntayindi nakubwira rwose ubu se umuhoza namubwira ngo iki mwabukwe se ngo nabuze amafaranga none si nkibanye na muhoza zamubwira ngo iki ntabwo nkubwiye kwanga muhoza gisita igitekerezo cyanjye ni uko wafata umugore n'abantu bangahe banyu bo kugusinyira urumva ukamujyana mu murenge mugasezerana mu mategeko ubundi mukitahira uranyumva naho ubundi by'ubukwe ndabona uri gushaka imizi y'urutare cyakoze kuko ndumva ibyo kwizera avuga ari ukuri kuko urebye nta kintu na kimwe ufite mu by'ukuri afite ikizi kuko urebye nta kintu na kimwe ufite afite ikizi kandi n'abariya abantu rwose bari muri kariya gasare urebye nta n'ibihumbi ijana bari bubone rwose ibyo byinshi urumva ubwo rero ndumva wakora nk'uko kwizera bikubwiye ubundi ugakora ibishoboka nta yindi nama oya rwose njyewe ntabwo njya ncika intege rwose ibintu bizakunda kandi ndabyizeye reka munibuke ko muhoza ari umwana wo mu bakire ibyo se bivuze none se wazemera guseba ntabona nyine hari ibiri gupfa azakora kuya nyine yishyure ibyo nibyo wiringiye gusa mwebwe mukomeze muntere inkunga nyine nk'umuntu wanyu naho ibindi byo rwose mubireka njye mbyibereyemo kwize wayareka dusubire mu kabari wongere rwose ujijishe ubajijishe rwose barayazana ndabizi amafaranga y'iki gihe gisita nkubwije ukuri njyewe ndumva nakinzige rwose mfite n'isoni z'ibyo ndimo kubwira abantu none si urabona ari igihari aho ngera nkabura ururimi mbivugamo ndumva umutima wanjye ucira urubanza ibyo ndimo kuri ubutekamutwe bwo kwaka abantu twabo nkoresheje uburyarya si uko se uraho marere uraho muho amakuru sha ni meza turaho twari tugeze mu ntoki kuko na telefone yawe twahamagaraga ntuyitabe wampamagaye se uzi ko mwampamagaye sinumve de iyo nayishyize hano mu isakoshi irasona sinumve ese waje guhora ki muraho neza usanze muhoza arimo abimbwira ngo mwampamagaye muraheba mukeka ko ntakije yemwe reka tugende amasaha ataraducikana kandi turi bugure ibintu byinshi tugende hakiri kare tutaza kwirirwa mu isoko nuko rwose muhoza wanjye ati twigendere akabona nibuka ko amafaranga ari ntica ntikize reka da mwese nta kintu papa yaguhaye nimugoroba yaje mbona asa n'uwahembutse ndamwihorera ariko ndabona abyutse de reka mubaze muri iki ko twari twiteguye kujya mu isoko ze mu isoko kugira guteza ariko muzehe umunsi ko ejo muze azashyingirwa tugiye kumugurira ibikibura mu majyambere none se murashaka ko tujyana nk'abatwaza uduherekeje nabyo byatugwa nabi ariko ahanini icyo twashakaga ni ukutwongerera amafaranga make dufite ukagura amajyambere asobanutse ariko abantu mutera urwenya koko niko ubu ngiye murekezi wa nzira batinya yikura amafaranga yanjye ngo ngiye kubagurira ibishyingirwa bashyingira uwo ntazi ngewe kuko
none se umugabo wanjye Gustave ntumaze papa caka wacyo ntazi we cy'umukobwa uratinyuka ukavuga iriya mbwa y'umutekamutwe itagira ikinyabupfura ntigire n'urwara rwo kwishima sigaho muzehe rwose bituka umukwe ndetse ko ejo uzamushyingira ubwo umwana wawe uzamushyingira imbwa koko nshingira icyo ariko ubu ngiye murekeze nkirirwa niruka muri ayo makwe yanyu rero umva uzahambona akabona naje muri ayo makwe yanyu azasangiza amayezi na nyakabwani ko numva umuramaje ko ubukwe ntuzabutaha ubukwe bwande ariko ubukwe bwande ngomba waza ubwo bukwe ni ubwande basi uzaze mu gusaba no gukwa wenda ibindi uzabirekere ko byibuze bagusaba umugeni uhari ubwo se ko kudahari byazavugwa mu biki ese mwageze ngo njyewe ndisubiraho narabibabwiye kandi na kariya gahungu narabikabwiye njyewe simpupa umugeni sindi mu bucuruzi niba utazabasha kubona inkwano ubwo nta n'umugabo ukurimo ntukwiye gushaka umugore rero ibyo rero ntabyo yubahirije dore aho bigeze uyu munsi iyo nkwano se yarayizanye ubuze tuvuge ko ayizana nijoro cyangwa arayizindukana mu museso inkwano iri hehe ariko ibyo byirengagize umugabo mwiza rwose twubakira umwana wacu erega bireba ku musore gusa reba no ku mwana wacu umuhoza ese wowe wishimiye ko umwana wacu aseba ariko araseba iki ariko reka mbabazi iyo ndatwite niyo yatumye muhaguruka mugashikora bagomba ashyingirwe bubi na bwiza ese ubundi muhoze ntayaciye amabere niyi icya mbere si we mukobwa wa mbere utwaye inda kandi si nawe wa nyuma ibyamubayeho ntibyamubaho sinumva rero impamvu mubona ko ishyano ryacitse umurizo muhoze akwiye kwicara mu rugo akabyara nkamuhemba agakomeza ubuzima bwe ariko ntajye kwandagazwa n'akagabo k'imbwa kadatunze n'imbeba mu nzu nako nimusigare mu byanyu ndi umwanzuro wanjye n'ubwo nawufashe kandi ndakeka ko mwawumvise cyakora nanjye numva muzehe hari afite ukuri ngo aho kugira ngo utahise n'uwiyahura wakwicara iwanyu ukabyara ukazateretswa ikindi gihe kuri umukobwa mwiza se ukabuza ubwenge ukaba uri umukozi wazaba umugabo utari Gustave oya mare impanuro ntabonye mbere ntacyo zikimariye ubukwe rero niba ari ukubaho nawe ubwo nirwo rwandiko rwanjye ntawe nkirucikiye byararangiye niko bimeze mwana wa sanga Gustave niwe mugabo wawe ubwo ni nawe Imana yakwandikiye kandi ibintu nibishakwa ntitukabitindeho wabona mubanye mukabishaka mugahirwa mugatunga mugatunganirwa rwose ahubwo reka turebe uko twagura twaguze nungutse igitekerezo mama hari ibintu byinshi twari twabaze na Marene nsanze bidakenewe cyane nk'ibiki se ko ibyo twari twabaze byose ari ingenzi mu rugo simvuga ko atari ingenzi ahubwo nuko hari ibyo Gustave asanganywe mu nzu ye kandi bikiri bizima urugero nka matara ntayo nirirwa ngura kuko afite matara ebyiri kandi zikiri nshyashya ibyo mbona byafite byinshi pe byuzuye akabati niba ari byo rero amafaranga ahise agabanuka uzi ko tubuzeho nk'ibihumbi 50 gusa ahubwo wa musore nubwo twamusuzuguraga azi kwiteganyiriza da nanjye niko mbyo numva se atariteguye urugo kera ibyo 50 se biraguhemwa ukabyara ko nta mafaranga asigaranye namwe nasabye ku nguzanyo ku mushahara yarashize abantu bose ko banabaye babi ndabona uyanguriza muzahite nyamuha kuyinkwano naboneka aho nta kibazo mama muho hano mfite ikarita ya banki y'umugabo wanjye 50 ndayakuraho tuyakoreshe n'uyampa nzahita nyamusubiza sekama ndakumva ko budukereho akawamurozi nanjye ndabona byanyobeye nawe se umuhungu yaravugaga ati saa 10 muzabe mwegeranyije ku buryo amamodoka azaza asanga mwese muri ku murongo isoko asanga mwese mwahageze bitarenze saa 11 mukaba murahagurutse none ntureba aho amasaha ageze se wenda wasanga imihanda y'ino yazigoye ugira ngo amamodoka yamenyereye kugenda kuri kaburimbo iyo ageze mu byaro ntananirwa kugenda gusa ndumva ntangiye gukonja kubera ya mbeho y'umuseso yadushiriyeho turi hanze biraba ibyuya da
ndumva nifitiye akoba kiki 12:00 ku muntu watubwiraga ngo 10:00 tuzabe twamaze kwitegura tutazakererwa. shyira umutima mu nda Sekama. Aha. dore ko impungenge zawe ari umunsi Nawe wazigira ariko. cyangwa ubundi iyo telefone wayiguriye wamutelefone akatubwira aho zigeze. Wa mugani. Urabona mbere twatereye umutwe koko uziko nibagiye ko naguze akagashyano k'agatelefone. Isuko Reka muhamagare mubaze. muhamagare rwose. Umenya wa muhungu ari muri rwinshi dati. Ntabwo ari kwitaba se. Ngo ntabasha kutwitaba twongere mu kanya. Niko Gustave akubwiye ngo ntiyakwitaba. Ntabwo ari we n'umukobwa ntazi ubimbwiye. Ego mwabasindi ngo ni umukobwa ubikubwiye. Niwe rwose. Cyangwa Gustave yararongoye kera ntitwabimenya di. Uwo akaba ari umugore ukwitabye. Simbizi wa muntu we. Kubigeze ko ntarahura n'uwo mukazana wacu. Mumenye uko avuga. Numvise gusa ambwira ngo ntiyabasha kutwitaba ngo twongere mu kanya. Ako kari agasuzuguro k'ingerekerane uwo mugore atangiye kudusuzugura hakiri kare. Ongera umuhamagare Sekama. Ongera umuhamagare. Maze umume twivuganire mu bwizi nane na rimwe ngewe dativa. Umusindikazi arambona. Mubwire ko uwo mugabo anyima atamundushaho ubuzari. Ni ngewe wamutwisa amezi 9 di. Uretse nongere. Ongera rwose. Akira dore iri kuvuga. Wumve ko nihagarara. Umugore adahita akubwira ngo mwongere mu kanya. Iyo nimero muhamagaye nishoboye kuboneka. Mwongere muhamagare mu kanya. Aro. Ngo mukiriya wacu uwo murongo muhamagaye ntubashije kwitaba. Ngo mwihangane mwongere mu kanya. Nihangana iki wa mugore we? Nta soni. Mwatwirije hano amamodoka mwatwemereye ntiyaje. None ndahamagara umwana wanjye ngo mubaze amakuru naho ukamumisha ngo ntabwo abasha kunyitaba. Ntabwo bishoboka. Sekama. Ndakumva. Izuba rirashe mwana wama. Ibyiza imodoka bimeze bite? Bimeze bite se wa muntu we ntubona ko ari byo turimo natwe twaburaniwe? Dati bari baravugana nawe abatwara amamodoka se ko mbona atongana nabo. Byibuze se bari kuvuga ko bageze hehe? Avugana nabo se baretse gushinyagura Terezi. Bavugana se twakuyeho nimero zabo ko turimo guhamagara Gustave ngo tumubaze. None umugore akaba yatubereye ibamba. Ngo ntabasha kutwitaba ngo tuze kongera mu kanya. Umugore babwira ko Gustave atitaba se n'umugore waheye. Uwo mugore yanyobeye Terezi. Turamuzi se ko yatuzonze. Uko duhamagaye telefone iravuga yarangiza uwo mugore akatubwira ngo uwo murongo duhamagaye ntubashije kutwitaba ngo twongere nyuma. Nawe wumve di. Gusa twaketse ko yaba ari umugore we bakaba babana we. Niwe nyine ubwo nawe. Umva rero mureke twumvikane nk'abarya b'imbuto. Ni ukuri. Uyu mwuko atarimo kutwitaba mukamureba naho amasaha ageze. Ibi bintu turabikika gute koko? Turabikika gute se koko? Ko muri abantu nari soko n'amaduka. Ariko namwe mwari mwatumiye abantu benshi murakabye Sekama. Abantu barenga 50. Ntumire iki wa muntu we ko nari nibwiriye abantu batarenga 10. None bari base bakaba abandi se si umugore wagiye akabwira umusozi wose ngo dufite ubukwe mu mujyi ngo bazaze baduherekeze. Namwe mwarakabije. Ariko ubwo murabura kureba uko twakwivana muri iki kimwari imbere y'aba bantu, ahubwo mugata umwanya muza kureba ngo kanaka niwe watumiye benshi, ngo kanaka niwe watumiye bake. Ibyo murumva hari icyo bivuze? Koko byivuga nibyo dati. Ibyabaye byarangiye. Ubu kigezwe n'ukore ko twakwikura mu isoni. Tukajya mu bukwe dore imodoka ziza kudutwara icyizere cyazo cyarangiye. Gisa naho cyayotse rwose. Ni ukuri. Uko nigenje noneho ndagira ne mwuka agira Imana. Ubu dore ubu ngubu muri iyi nzu mfitemo amafaranga 1000. Bitanu imbere n'inyuma. Koko Sekama. Yewe se niyo dutegereje twese urugamba rw'abantu rungana rutya koko. Reka mbere uko tugiye kubigenza rero. Turabigenza gute Terezi? Ngiye gufata ku mafaranga y'ishyirahamwe mbitse. Mbagurizemo amatike y'abantu aba 2.
yego noneho urongeraho n'ibyo 5 urumva ko ari ababaye itike z'abantu 3 ugende we na dative na muzehe rumanzi nimugaruka muzayandikira nisubize mu isanduku nta kibazo yo urakoze Tereza nta kundi byari urakoze cyane rwose wagira umuvandimwe yagira nkawe nyabuna na Bibiliya irabivugerega ngo umuvandimwe aberaho gukura abandi mu makuba nibyo nyine ariko icyo ntumva ni kimwe cyese kandi kuki twajyana muzehe rumanzi tukagusiga kandi uri nyirasenge w'umwana ibyo se bibaho nyine ntabwo twagusiga Tereza yewe rero ikibazo kindi ntisengira kandi gikomeye ntabwo ari icy'ugenda n'usigara dore ko niyo mwambwira ngo mba ari igihe usigara nabyemera ahubwo mumbwire abantu basa n'abaraye hano ndabaherahe mbabwira ngo nimwitahire ntitukigiye mu bukwe hano mfite iyo umugabo utari bwo buryo bwe uragenda wihagarareho nyine nk'umugabo uriwe ubakwirute nimutahe tugize imbogamizi zitumye tutajyana mwese unababwire ko badutegereza nitugaruka maze baze tubahe inzoga turazana no kuraya mabye n'ikibazo uvuze ko tusebye oya ntabwo gisebye byikuremo we nk'umugabo oya nuko bimeze wowe Gustave na Muhoza mugiye kugirana isezerano rikomeye ryo kubana ubuzima bwose ni isezerano ryiza ariko rikomeye niyo mpamvu mbasaba ngo niba hari umuntu uzi impamvu iyo ari yo yose yatuma abantu tutabasezeranya yayivugira ahangaha imbere hari uhari ndabona ntawe namwe rero abagiye gushyingirwa niba hari uwumva afite inkomanga ku mutima cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyatuma adasezerana n'umukunzi we yabivuga hakiri kare hari ugifite Muhoza hari icyo ufite ntawe Gustave hari icyo ufite ntacyo Imana ihabwa icyubahiro ubu rero mugiye kujya musubiramo aya magambo mwembi kandi muravugira rimwe winyingingira kugusiga winyingingira kugusiga kuko ubwoko bwawe aribwo buzaba ubwoko bwanjye kuko ubwoko bwawe aribwo buzaba ubwoko bwanjye Imana yawe ari izaba Imana yanjye Imana yawe ari izaba Imana yanjye aho uzarara niho nzarara aho uzarara niho nzarara aho uzagwa niho nzagwa aho uzagwa niho nzagwa bahampambe bahampambe guhera ubu rero mubaye umubiri umwe nta cya Gustave nta cya Muhoza ahubwo ibyo mufite byose guhera ubu bibaye ibyanyu mwembi ntacyo Muhoza azongera guhisha Gustave kuko ari umugabo we kandi nta n'icyo Gustave azongera guhisha Muhoza kuko ari umugore we Imana yaho umugisha kwizera amakuru ntabwo ndi kwizera ibyo ni Salvatore kwizera n'uriya mugenzi wanjye uri kumwe n'abariya bashoferi mbabarira sha ndabitiranyije ko kuba uri Salvatore reka ndasa n'uwataye umutwe ubukwe bwose ubanza buri burangire busajije bushajije ihangane niko bimera mu bukwe nyine hari abagomba kubwitangira ngo bugende neza nibyo pe ariko ubanza namwe mwavunitse guhera mu isaba no mu rusengero hose sinigeze mbona wowe na mugenzi wawe mwicara pe kandi ndabona n'ubu mudatuje tuza gute sureba tumaze isaha yose duhagaze inyuma ya sare ikinze isi biri ikibuga cyo ubundi nibyo nari nguhamagariye ngo nzibaze hanyuma isare ryabagendekeye gute bibagiwe ko hari buberemo uko se barafunga barigendera ariko yihute sano so twakoreye imihango yo gusaba no gukora mu gitondo imiteguro n'isi twasizanga hasi by'ubuhinzi Mana yanjye we uzi ko nta kintu gishobora kukurangira ko hari ubukwe gihari ibi noneho turamenya tubivuga ngo iki koko noneho pe ndakarabye ibintu bya Gustave birenze ubwenge bw'ubushobozi za gahunda se shoferi arazazi ateye utwatsi rwose pe ngo wapi ngo ahubwo ngo agiye gufata umwanzuro ukarishye niko bimeze agiye gufata uwese mfasha icyo tumva si ubwo ni iki ngo nyine
ngo Gustave nta kintu bavuga ngo yamubeshyaga ko ari uyu munsi nabwo ngo ushyiraho imitwe ngo ni aha saa sita wabonaga ko no ku rusengero byari wapi rero ngo havuye yamubwiye ko ngo ari njyewe tuvugana kandi urabizi nta kuntu umeze nikunkumbuye neza neza pe kuri wa mwana wa kamera urabizi ese mwa basore mwe ibintu muvuga mumpishahisha ni ibiki niba Gustave ari umuvandimwe wanyu nanjye muhoza n'umwana wanjye kandi rwose usibye nanjye urimo ukurikiranira hafi by'ubu bukwe n'abatumirwa baje ntawe utabibonye ko ubukwe bwabishye none icyo mumisha ni igiki mwambwiye niba hari ibyo twafatanya gushakira umuti tukawushakira hamwe umubyeyi wese ntacyo tugusha rwose nta nacyo twumvise kandi nk'uko wabivuze ubukwe nitubona burangiye buzasiga umugani kuko amahirwe wabwirwa n'umuvungi wari kuba rwose hari kubibona ntawe se abantu twajyaga kugura ibisahisho muri butike tukabizana mu ntoki batureba ubwo tutasebye intego ko mwivuga mwenyine se mwagize ngo si njyewe waguze ziriya fanta mwasabishije none umukecuru nyina wamuhoze ibintu bimuyobeye atangira kubira ibyuya mu ntoki kandi yicaye muri sare mwazanye ikesi imwe dore ko ngo muje gusaba ibyo bintu byabaye wa mubyeyi we ntawarubara njya numva bavuga ngo umusore utiraririye ntarongora ivuga ibi birakabije ariko niba ari uko wiraririye bimugendekera njyewe ubwo nzarongora umukecuru nawe se reba uriya mwana wa kamera yari yanze gufotora n'uwo Gustave yamwemereye avance none ngo ntawe yamuhaye imodoka ya Salvatore yari yamwemereye mu igaraje twakodesheje uriya mugabo ariko uwo Gustave nta n'igiceri cyinshi cya lisansi yigeze mu kanya agiye kubakura muri ngo bashyire hasi acyura imodoka rwose dore nyiri sare nabo yanze kuza ngo dufungure basi abakuremo basige muri sare ndabona nyiri sare nawe aje ariko si umuntu kugira ngo nawe si ikibazo cy'amafaranga hari ikindi cyamuteye kumva hari ikindi yewe tugize imana muraza twari tumaze akanya duhagaze hanze twabuze agafunguzo mwiriwe ariko mwereho guhagarara ibyo ubanza mugihagaze kuko urufunguzo sinza kurubaha rwose ibyo byo mubyumve hari ikisaba mu ruduhe rwose nteko mwaretse kwijijisha dore uriya musore yagombaga kuza kwishyura sare ejo yaje nimugoroba aratubwira ngo konegisiyo zanze kuri banki atwizeza ibitangaza ngo murajya kuza gusaba yavuye kuri banki amafaranga yayazanye mwaje murasaba turabarika kandi ntayo yampaye nagerageje no kumuvugisha ngo ni muri wikendi nta banki ikora da kandi ahubwo se niyihe banki idakora ubuse noneho niba mubyumvise mwagira ngo mbagire birakomeye ariko ntabwo ari za banki zose zikora muri wikendi hariho n'izidakora rero nk'uko mwatugiriye neza ndumva rwose mwatubabarira tukarangiza imihango y'ubukwe nyuma tukazayazana kandi rwose ngo kubizera mu nyumvirire umubyeyi umva ibyo kubizera byo ntibyashoboka madamu urumva kuko ibi ni ubucuruzi turimo ntabwo ari ikivandimwe ngo nabatwerere iyi sare nakobwa si nini yanjye sinanayibatwerera ngo mbibashe ahubwo rero icyo nakumva niba banki zanyu zitakoze da ngaho nimuduhe sheke murebe ko sare nayo ibakingurira birasaba kubona hari umuntu waje muri ubu bukwe azanye akagabo ka sheke ko ubona ko babariye rwose mwumve mbabwire rero mwumva bari muri kirabo no kunsa imbabazi nabahakaniye ntabwo nongera gufungura ahantu nta mafaranga mbona kuko buriya no mu isaha mwatwigishije umujyi ntitwakongera guhendwa ubwenge rero ahubwo muntege amatwi mbagira inama nimusanga uriya musore uriya wakoze ubukwe dore ngo inyuma yacu mu modoka ndabizi telefone ye yayigendanye ntababishye kuko mu kanya yanyandikiraga mesaje ambeshya nimumubwira afate telefone ye akure amafaranga kuri konti ye ashyire kuri konti y'ikigo cyacu mazi ubwo bukwe butahera bimeze biteze ibintu byakaze kabisa neza nyiri sare twamwinginze twapfukamye ntabwo tutagize yanze kwigaho pe none rero niba hari ikintu ufite haba kuri konti cyangwa no kuri telefone wareba ubigenza tu nanjye bafite inyuma mu kwizi ntacyo pe nawe kuko urambwira gutyo ntubizi ari kugenda umugenzi kwa kundi wana umubwire nyine kugira ngo abikunda rwose turaba tuyamuhaye urumva nizeze ko nitugera mu rugo mpita nyaguha noneho ukayagarukana umva reka mubwire Gustave sinakwirirwa ninyago kuko nta kintu yakumva kitari ukumwishyura amafaranga ye yarubiye ariko Gustave ibintu ndimo kubona ni ibiki uzi ko guhera mu gitondo ngumye mbibona ko nta kintu na kimwe kiri ku murongo mbabarira sheri nyine nuko
nuko byagenze nyine ariko nta kundi nyine byabaye kandi burya umugabo n'uwihagarara umugabo nyabaki umugabo utabasha no kwishyura sare nari nawe turaje hanze y'isare kumva ibifashe urabuzi neza kuko nta kintu mwavuganye na ba nyirayo Gustave mbite se wowe bigeze ubonye musohoke mu modoka y'uriya mugabo ngo arashaka kwitahira mamwihare uriya nibyo arimo yigira aramvanamo se amvanamo iki se sinamwishyuye amafaranga ye ibyo berekeye rwose Gustave ntibigikora rwose nimwisoke kabisa bitaraba bibi yagize umujinya byahatari ngo ntiyakirwa gukora ubusa ngo wenda ataha nijoro nimumubwire areka ibyo none se wowe nk'umuntu arabona twavamo tukajya hehe n'ibya sare bitarakemuka ngo basi adusige twicaye muri sare umva Gustave erega ntacyo tutakoze ahubwo wowe ufite amahitamo abiri gusa urumva ngiye kuyakubwira kuvamo mugahagarara hano hanze cyangwa se mukagumamo akaza akabajyana kuko yavuze ngo we naza ntiyigwa aserera namwe ngo aratse imodoka ye yigendere ngo aho abajyana niho ntazi uri kwicara hasi haguruka mukobwa wanjye ubaye ceceka mukobwa we turi mu rugo rwose wisakuza ceceka byagenze bike umwana turagera mu rugo nitujya gutwikurura ndagikuramo rwose kikanzu nura ntabwo nejo gusa niba ari wowe wateye umutwe cyangwa se ukaba utari kumva ibyo ndimo kukubwira ibi noneho ni ibiki koko mana yanjye we ibi ni ibiki koko ngaho mo niba atari yo guta umutwe ntabwo ubwiye kugumana n'ishyizi cyangwa pakubwira za nani wacu nuko ugenda umaze ushakire hariya mu majyambere imyenda nambare nk'urabiki ibi bintu ndabikikane we mwana wamfashije muri uyu mukino ubushorishori bw'ikinyoma wanditswe na Manishimwe Dieudonne mwumvisemo Gustave mwakiniwe na Habukuba Wiyasenti, Muhoza mwakiniwe n'uwa Maria Olive, Murekezi mwakiniwe na Niyitegeka Graciani, Mukabutera mwakiniwe na Mukamusoni Josephine, Muhorakeye mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Sekamana mwakiniwe na Katarebe Jerome, Dativa mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Tereziya mwakiniwe na Gasibirege Antoinette, Kwizera mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Salvatore mwakiniwe na Ndabananiye Rwema Jean de la Croix, Manager mwakiniwe na Iranzi Denise, naho Pasiteri mwakiniwe na Musaidizi Jean Dodi. Toza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dodi. Nimugire ijoro ryiza. Ikinamico